abirataga amapinya amaboko mwamaze kuyapfumbata nimwayapfumbase ninjye wayabapfumbatishije biriya ni Imana yakwerekaga ngo njye Uwiteka ninjye urenze ninjye udasenga. Haleluya. Mwarangiza rero mugaterura abo bakobwa, umukobwa utajya mu rusengero, umukobwa udakijijwe, umukobwa udasenga, ngo agiye gusaba aho azasezerana kugira ngo nyine akore ubukwe, ugasanga umuntu w'umushumba w'umupasiteri aramwakiriye mu rusengero rwe, ntabatijwe, ntiyihannye, ntiyakiriye umwami Yesu, ahubwo arabasezeranyije. Ibyo bintu ni ubweswe. Ukabwira Imana ngo aba bahungu ndi kwiratana n'abakobwa bandindire, kuko rusororo hari abana b'abahungu n'ab'abakobwa bangana n'abawe mama barahari. Rusororo barahari. Hari abakobwa beza bangana na za nkumi zawe, hari abasore beza bangana na ya mabogari yawe, kandi burya bajyayo bigakunda. Senga, wanasenga ukabwira Imana ngo undindire abahungu, undindire n'abakobwa. Erega utanasenze usaba Imana ibiryo, wabwira Imana ngo ibi biryo ndya Uwiteka, muri ibi biryo ndya harimo amavuta, muri ibi byo kunywa harimo ibyica, harimo ibyantera kanseri, harimo ibyantera diyabete, harimo ibyatuma ndwara umutima. Uwiteka we, ndasengera ibiryo ndya n'iby'umutware, ndasengera n'iby'abana banjye barya, ubikuremo igihumanya. Ndabashoboje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Charlene Official, aho mukurikirana ibintu byinshi cyane ntasubiramo muri uyu mwanya bitandukanye. Mugenda mukurikirana impuguro n'ijambo ry'Imana, inyigisho. Noneho nababwiye ko tugomba kwiga Bibiliya, tukiga n'ubuzima busanzwe, kuko twagiriwe nabi. Twigishwa Bibiliya ariko ntitwigishwa n'ubuzima busanzwe kandi tubamo buri munsi. Imana rero ibaha umugisha. Turasuhuza abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mu bihugu bitandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, mwese turabasuhuza kandi turabakunda kuri Mama Charlene. Kandi Imana ikomeze kubaha umugisha kuko mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana. Bamwe na bamwe mukanampamagara mukanyereka ko hari icyo byabamariye, mukananyandikira. Biriya byose rero ndabisoma kandi nkabiha agaciro, na comment zanyu mba nazibonye. Hanyuma uyu munsi ndashaka tuganire. Hari ibintu byinshi abantu batekerezaho. Abantu baricara bagatekereza ngo abantu bakwiye gusenga ni abantu bameze gutya, umuntu ukwiye gusenga ni umuntu ufite ibibazo, umuntu ukwiye gusenga ni umuntu ufite amakuba, ni umushomeri. Umuntu ukwiye gusenga ni umukobwa utagira abamurambagiza cyangwa upfushije ubukwe cyane, ariko umugore wageze mu rugo rwe nta kibazo akagubwa neza. Umuntu ukwiye gusenga ni umuntu wize akarangiza ariko akabura akazi. Umuntu ukwiye gusenga ni uwabuze icyo arya, ni uwabuze ayo kwishyura ubukode, ni uwafashe credit akaba agiye guterezwa icyamo. Mbese abantu nuko babifata ngo umuntu ukwiye gusenga ni umuntu ufite ibibazo. Ariko ngewe uyu mwanya ndashaka ko umuntu ukwiye gusenga ni muntu ki? Ese koko umuntu ukwiye gusenga n'ufite ibibazo hanyuma ufite ibisubizo akicecekera ntasenge? Nibishaka kubasobanurira, nibishaka kubabwira muri iyi message, fasha uyu mwanya ngira ngo nyibabwire umuntu ukwiye gusenga ni muntu ki. Ariko ngitangira ndashaka kuvuga ngo umuntu ukwiye gusenga ni umuntu wese. Umuntu wese akwiye gusenga. Umuntu wese akwiye gusenga. Mureke mbabwire, uwakijijwe kera n'uwakijijwe vuba bose bakwiye gusenga. Umuremure n'umugufi bose bakwiye gusenga. Ubyibushye n'unanutse bose bakwiye gusenga. Uwo mu mujyi n'uwo mu cyaro bose bakwiriye gusenga. Umuzungu n'umwirabura bose bakwiye gusenga. Uyoboye
uyoborwa n'uyobora bose bakwiriye gusenga, umugore n'umugabo bose bakwiriye gusenga, umukozi n'umukoresha we bose bakwiriye gusenga, uwize menshi n'uwize make bose bakwiriye gusenga, umuhanuzi n'uwahanurira bakwiriye gusenga, umuvugabutumwa n'uwabwiriza bakwiye gusenga, umushumba n'intama bose bakwiriye gusenga. Impamvu dukwiriye gusenga ni iyihe? Impamvu dukwiriye gusenga Imana, icyambere, iyo abantu basenga Imana akavuga ati ngiye gusenga Imana, usibye ko bamwe mubikora mu buryo mutazi cyangwa uko mubonye, ariko iyo umuntu agiye gusenga Imana shobora kubyita ngo abagiye gusura Imana cyangwa kuganira n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Byonyine gutekereza gusenga Imana ni ukuyiha agaciro. Haleluya! Ukayiha n'icyubahiro kiyigomba. Iyo ibyitegereje iri mu ijuru, uburyo bwose wasengamo upfa kuba ubishyizeho umutima. Ni ukuri naho waba ugiye gusara bya bipindi bitanu, lasiri, mangaribi, rayisara, yishari, asubuhi, narabyibagiwe. Ni ibipindi bitanu abasiramu basari. Ugasari kumwe ubigenza, ariko ufite intego yo gusenga, Imana izakumva. Nufata n'ishapure yawe ariko ufite intego yo gusenga, Imana izakumva. Nujya mu butayu no mu buvumo, Imana izakumva. Niwicara iwawe muri saro wimereye gutyo uri kuzunguza iminwa gusa cyangwa nayo bitagaragara, upfa kuba urimo gusenga, ariko ugaha Imana agaciro kuko ukwiye kuyisenga. Mureke mbabwire, Imana ikeneye icyubahiro, Imana ikeneye abantu ko bayisenga, kandi Imana ikeneye ko abana b'abantu bamenya ko Imana yaremye isi n'ijuru, bamenya ko Imana ari yibabeshejeho, bamenye ko Imana ari yibatunze. Ibintu rero byo kumva ko umuntu usenga ari umukene cyangwa umuntu usenga ari umunyabibazo, ibyo bintu bibave mu mutwe, kuko nawe uri umukene ndetse uri n'umutindi. Reka nkubwire ukuntu uri umukene. Uvuze ngo wowe ntushaka kujya gusenga kuko uri umukire. Ninde muntu wari uzi ko Ubushinwa buzafungwa? Ninde muntu wari uzi ko kujya Dubai bizahagarara? Ninde muntu wari uzi ko indege mu kirere zizahagarara? Taya siridrayi. Ninde muntu wari uzi ko hazabaho kujya ibihe byo gucuruza? Ntimubizi se ko kwanga ko isoko rizamo abantu benshi kubera covid hagombaga kubaho kujya ibihe byo gucuruza? Ninde wari uzi ko azabika imari ye? Ninde muhanga wari ubizi akabika imari ye ntacuruze akabisa mugenzi we? Ninde wari ubizi? Ninde wari uzi ko abantu bazajya batumiza ibintu online baturi indege ngo bajye mu Bushinwa? Ninde wari uzi ko tuzikingirana mu nzu igihe kingana kuriya tutava mu rugo ngo tujye gucuruza? Bishatse kuvuga ngo muri biriya bihe covid yabaye, n'abirataga amaboko bamaze kwifata batya. Rahirara ndababesha se do abirata reka mbibereke neza. Abirataga amapinya, amaboko mwamaze kuyapfumbata. Ntimwayapfumbase? Ninjye wayabapfumbatishije. Biriya ni Imana yakwerekaga ngo njye Uwiteka ni njye urenze, ni njye udasenga. Haleluya, haleluya. Imana yonyine niyo idasenga kuko ntawe isenga. Nyihaye icyubahiro papa, guhaye icyubahiro. N'abandi babishaka uri ukizamurira Imana, biremewe. Imana yonyine niyo idasenga kuko ntawe isenga. Bakozi b'Imana, Imana yonyine niyo idasenga kuko ntawe isenga, ariko twebwe tugomba gusenga kuko dusenga Imana. Amaboko mwirataga ubu mwarayapfumbase, ntabwo mbabeshye uko niko kuri. Amakampani mwiratanaga mwarayafunze bamwe. Za kontara mwiratanaga bamwe ntimukizifite.
bamwe mwacururizagamo imwe mwarayikinze, abakiriya bamwe mwari mufite ntago mukibafite, imfatiro zawe zarahiriramye, zarahiritswe. None se uvuze mama ngo ntago uzayisenga kuko uri umukire shenge, kutameze nkatwe b'abakene, hanyuma ugacakirana na covid mugahoberana ejo bundi kagucucura, ntago uzabibita nawe ukaza gusenga. Impamvu dukwiye gusenga nuko dukwiye gusenga, nta komeye, kubera yuko ibintu bizatuma dusenga uko biri kose birahari. Ushobora kuvuga ngo ubundi se nasenga saba Imana iki, kicara gakaraga ubwonko. Imana yampaye amaminerivare y'abana banjye biga ahantu heza, sawa. Imana yampaye ibyo kurya, sawa. Imana yampaye umutware, amina. Use kuko nasenga saba iki? Reka nkubwire, naho utasenga usaba Imana, wasenga ushimira Imana yabiguhaye abandi batabifite. Kwibutse kujya guterwa inda n'umugabo wawe mukabyara. Hari abandi bahora baterwa inda buri munsi ariko batajya batwita. Shatse kukubwira ngo ntago umugabo wawe ari uzi tekinike zo gutera inda. Ni umugisha w'Imana waje kuri we, Imana ikabimufashamo. Ese nta nubwo wasenga ushimira yaguhaye abana abandi batabafite? Kuba ukibasha kurya muri iki gihe tugezemo, ntabwo uri umushakashatsi uzi gushaka abakiriya, ntabwo uri umuntu ukomeye ufite n'amayeri, ntabwo ari amayeri wakoresheje, ntabwo ari ubwenge bwinshi, ahubwo ni Imana ibaye ikigukebutse. Burya irebye hirya gato wasonza ukabwirirwa ukaburara, burya nawe bikavamo kandi bigakunda. Ikibikubwira nuko hari abuzi nawe uzi batagikora ku munwa kandi bakurushaga kurya. Utanasenze Imana ngo uyishimire, warindisha n'Imana ibyo umaze kugeraho, ukabwira Imana ngo aba bahungu ndi kwiratana n'abakobwa bandindire, kuko rusororo hari abana b'abahungu n'ab'abakobwa bangana n'abawe mama, barahari. Rusororo barahari. Hari abakobwa beza bangana na za nkumi zawe, hari abasore beza bangana na ya mabogari yawe, kandi burya bajyayo bigakunda. Senga, wanasenga ukabwira Imana ngo undindire abahungu, undindire n'abakobwa. Erega utanasenze usaba Imana ibiryo, wabwira Imana ngo ibi biryo ndya Uwiteka, muri ibi biryo ndya harimo amavuta, muri ibyo kunywa harimo ibyica, harimo ibyantera kanseri, harimo ibyantera diabete, harimo ibyatuma ndwara umutima. Uwiteka we, ndasengera ibiryo ndya n'iby'umutware, ndasengera n'iby'abana banjye barya, ubikuremo igihumanya, wice mikrobe, ukuremo indwara. Harya abanajye wamwe, urumva ibyo gusengera bidahari, ariko ujye ubareka abasenga n'abanyabibazo, uretse uzabumbwira. Nibyo nta cyifuzo cy'umugabo ufite, nta n'icyifuzo cy'umugore ufite. Imana yaguhaye umugore mwiza inyuma, iguha n'umugore mwiza ku mutima, nta kibazo wifitiye. Ese reka nze nkubaze, ntago wanasenga Imana ikamukurindira? Ese ntiwanasenga Imana ikamugumisha uko ari, ko umwana w'umuntu ahinduka? Yahinduka akibagirwa ko mwamenyanye yambaye ibijipo by'ibikubitihuku bitagira pose na position, umva akagukubita ibuno ukagwa hariya, agacakirana n'abandi bagabo. Birashoboka. Ese ntiwanasenga ngo Imana imukurindire? Ese ntiwanasenga ngo ikurinde gupfakara, ko n'abandi bagabo bapfakaye utabarushaga icyubahiro cyangwa imbaraga, cyangwa ngo ugire ikindi ubarusha, ko nabo bagiye kubona baba bapfakazi? Ugira ngo rusororo se ntihari abagore beza bameze nk'uwo wawe? Kariya karyango, kariya kanyumbani, kariya nyine ka mwana ndani, ugira ngo wowe umugore wawe ntiyakwirwamo? Uti njyewe Imana yampaye umutware mwiza, ni ukuri kose sha, njyewe Imana
wamfashije umutware. Mbese nta cyifuzo ujya ufite. None se ugira ngo wa mubyeyi we, uwo mutware Imana yaguhaye, uza abakobwa bari hanze aha badafite gahunda yo kujya mu ijuru, abakobwa b'ibirarashyamba bica bakarimbura, bakorerwamo n'izindi mbaraga, ushobora kukuriza yabona uri kurira agaseka, ariko uvuga tumva ntabwo uzamutunga wenyine. Ugira ngo ntibahari? Ugira ngo ntibamurya isataburenge? Hari message bamwandikira agahita zisiba, hari amafoto yerekana ibibero yoko yo mwana we, hari amafoto yerekana amatako bamwoherereza, hari amafoto yerekana amaguru, hari amafoto yambaye ubusa, hari abamwereka ibishitani. Imana we, uzi ukuntu bahari. Ese ugira ngo ntibagukuzaho? Hari n'abavuga ngo umugabo wanjye ntiyancika. Nambe namwe shenge, yagucika suri ikigwari nk'abama amasharirene, n'ukuntu uzi gutanga keya. N'ukuntu umugabo wawe wamuboheye akato yaca hese ntaho yajya. Sawa? Sawa da. Ese ntiwanamusengera ukabwira Imana ngo uburinzi bwawe bumubeho, ukabwira Imana ngo umundindire n'imyaka yacu yo kubana yiyongere, ntiwabwira Imana ngo mukurireho impfu mukazasazana, ko n'abandi bagore bapfakaye ntacyo wabarushaga? Hanyuma ibyo gusengera twumvikane, twizere ko twabyumvise muri izi ngero mbahaye, mwabyumvise. Umuntu wese akwiye gusenga. Kandi nimureke mbabwire impamvu abantu bose bakwiye gusenga. Nubwo gusenga mu bikinisha hari aho mugera mukabikenera, nubwo urusengero isengero mutazinjiramo, ariko hari aho mugera mukabona ko ari ngombwa. Nabonye ahantu habiri hatuma mukenera isengero. Reka nkubwire, dufite abahanzi b'abakoboyi b'ababingwa bamwe biririmbira iz'isi rwose nta n'icyo waza ubabaza. Nuko nyine abo nabo baremewe imbere y'Imana, nta kintu batwaye n'abana b'Imana. Ariko sindabona umuntu upfa ngo bamujyane mu kabari. Sindabona aho umuntu yapfuye ngo bamujyane. Wenda ntanze urugero ku bahanzi, ariko navuga n'undi muntu wese utajya mu rusengero uhazira. Sinigeze mbona umuntu upfa ngo bakodeshe hoteli bamujyanemo. Sinigeze mbona umuntu upfa ngo bamujyane mu kabyiniro. Sindabona umuntu apfa ngo bajye kumusezerera ku mucanga. Ariko wa Mana, ntago ndabona umuntu upfa ngo bamujyane muri sitade. Abantu bose niyo bamujyanye muri stade babagira ngo bamusezerere, ariko hari ahantu nyamukuru abantu bose bajya mbere yuko bajya aho baruhuye, aho barindiriye Imana. Hari igihe muvuga ngo bagiye kuruhuka, hari n'abagiye kuruha. Ni mu rusengero. Umuntu arapfa yaba adafite itorero bakajya kugura. Dufite rero barusahurira mu nduru b'abashumba n'ababishopu. Uzi ukabwira utumva rero bishop rwose ntidushaka ko bigaragara nabi, muntu wacu yapfuye, twari dukeneye urusengero rwo kumusezereraho kugira ngo bamuhumurize bwa nyuma atanumva, cyangwa n'abashote be babona ko ari umuntu nyine ugira urusengero. Barusahurira mu nduru nabo baje kurya gusa, ntabwo icyo kiraka yagitanga. Urusengero n'urwo ni business, aremera akakwemera, waba uturutse he, waba warabaye gute, amafaranga akayemera, bakaza kugusezerera mu rusengero rwe. Hanyuma ukinjira mu rusengero, ukinjira mu rusengero uri umurambo kandi waranze kurujya muri muzima. Ahandi hantu nabonye mukenera urusengero ni mu gusezerana. Dufite abantu batajya basenga, batazi ibya Gikristo, badasomerwa ijambo ry'Imana, bataba mu materaniro, batazi ibyo gusenga. Kandi mbonereho umwanya wo kubwira abapasiteri ngo izi sengero mwitiriye Imana, mushyiramo imyanda n'ibyamvagara byanyu, Imana muzayitobera namwe izabatobera. Kuko nimba ibintu byitirirwa Imana, bigomba kuba iby'Imana bikanyura no mu mucyo. Ni gute umuntu udasenga, udakijijwe, utarigeze akizwa n'umunsi wa rimwe ngo yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bamuzana mu rusengero rwawe, hanyuma ukamutongera amagambo y'umuhango wera? Ese
biriya bintu bimaze iki? Icyo kora barugutiye kuko babuze aho bamusezerera ari hato sawa, ariko kumuzana ngo ni umukirisitu kuko baguhaye amafaranga kandi ari umupagani ugakora umuhango wera wabera, biriya ni ubwesikuro, ni ububandi. Mwarangiza rero mugaterura abo bakobwa, umukobwa utajya mu rusengero, umukobwa udakijijwe, umukobwa udasenga, ngo agiye gusaba aho azasezerana kugira ngo nyine akore ubukwe, ugasanga umuntu w'umushumba w'umupasiteri aramwakiriye mu rusengero rwe, ntabatijwe, ntiyihannye, ntiyakiriye umwami Yesu, ahubwo arabasezeranyije. Ibyo bintu ni ubwesikoro, ibyo bintu ni ukuvanga, ntimukavange. Nimbyigisha abantu kuza ari bazima. Umuntu nakubwira ngo ndashaka gusezerana kuko ari mu rusengero, nimba uri umupasiteri utari bandi, mubwire yakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, nakizwe yihana ibyaha, ubanze umukorere umuhango wo kumwejesha amaraso ya Yesu, umusengere, nyuma abone gutangira gahunda zo gukora ubukwe. Ibindi ni itekamitwe. Mwarabivanze mu nzu y'Imana, mwahagize nko mu isoko. Ndashaka kubasoreje hano. Narindi ku ntego yo kubwira abantu ko gusenga umuntu wese agomba kugira gute gusenga. Reka soreze hano, tuzakomeza ubutaha. Imana nibaha umugisha. Nimusenge. Wasenze usaba akazi, ariko ukeneye no gusenga kugira ngo ikakurindireho. Wasenze usaba iby'isi, ukeneye no gusenga kugira ngo uzajye no mu ijuru. Ibyo gusengera birahari. N'Imana yonyine ikwiye gusengwa. Imana ikeneye kumva ijwi ry'abasore yaremye, ikeneye kumva ijwi ry'abakobwa yaremye, ikeneye kumva ijwi ry'abagore yaremye, ikeneye kumva ijwi ry'abagabo yaremye, ikeneye kumva ijwi ry'imfubyi yagiriye neza, ikeneye kumva ijwi ry'abapfakazi, ikeneye kumva ijwi ry'abakire yahaye gukira, ikeneye kumva ijwi ry'abo yahaye icyubahiro, ikeneye kumva ijwi ry'abo yarinze impfu, ikeneye kumva ijwi ry'abantu irinda. Ese ntibarinda? Iyo mubonye impanuka ziri kuba, mukabona ukuntu turi gushyingura, iyo mubona ukuntu impfu zitunguranye ziri kuza, ukabona imyaka utwaye moto mu muhanda, ukabona imyaka ubaye shoferi, ukareba urutonde rw'abashoferi bari kubarurwa na polisi bari gupfa, ukareba abamotari mwakoranye inshuro mumaze guhamba, ukareba abantu ibyago n'amakuba byababayeho, ukabona ukuntu gifite umubiri mutaraga, ukabona ukuntu kiguwe neza. Ese ugira ngo Imana ntikwiye gushima? Imana ikwiye gushimirwa akazi yaguhaye abandi barakwabuze. Imana ikwiye gushimirwa urugo rwiza wicayemo abandi batazifite. Imana ikwiye gushimwa yo kabyara. Ikwiye gushimwa ko yaguhaye ubuzima abandi bahora mu bitaro. Imana yaguhaye kutarwara abandi bararwaragurika. Imana yaguhaye kurya abandi barashonje. Imana yaguhaye aho kuba heza abandi barara mu manegeka. Imana yaguhaye abana abandi barababuze. Imana yaguhaye, mureke mbabwire, Imana yaduhaye umutekano. Ariko mw'Abanyarwanda, kambabwire, umunyarwanda hava akagera. Mujye mureka nibande ku Banyarwanda kuko ari bo nziranye nabo kurusha abandi. Ariko nawe umurikiranira ahandi ubyumva. Ibintu dukwiye gushima ni byinshi. Umunyarwanda hari hose ahava akagera. Ushaka uri mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka uri mu bihugu by'abaturanyi, ushaka ube waragiye i Burayi, ahantu hose uri, ujye wicara ushimira Imana. Noneho by'umwihariko abari mu gihugu, nimureke mbabwire, mubona tudakwiye gushimira Imana? Mubona rero dukwiye gushimira Imana Abanyarwanda. Ubajije umuntu wo muri Ukraine niyo izwi cyane ku ntambara, ukareba impfu zihari n'abantu bari guhanga buri munsi, nibwo wamenya agaciro k'igihugu urimo. Muba murimo kwiheha imisozi mugaceza mbere y'umuziki. Mukwiye gusenga yo gushima, mugashimira iyaduhaye umutekano, mugashimira iyiduha kurya no
tukaryama tukagubwa neza, mugashimira. Ariko reka mbabwire, ntabwo mbizi. Mureke mbabwire banyarwanda, ntimuzi ibihe twanyuzemo, ntabwo muzi nimba hari ibihe bibi bibaho, ni ibihe byo kubura umutekano wonyine dufite. Ntidukwiye kujya dufata ibihe tugasenga amasengesho yo gushimira iduha umutekano. Ugenda ubibaza abanyekongo, ujye muri Kongo, kurikirana urebe ukuntu abandi babayeho. Ese ntitwashimira iduha umutekano mu Rwanda, ikaduha n'abayobozi bashaka ko tubaho? Ahubwo turi abantu b'abavuza nduru gusa batajya bashima. Twese tugomba gusenga. Ubu se mwibagiwe bya katyusha byaducaga ku matwi? Mwibagiwe ibisasu n'ibigrenade? Mwibagiwe ibyuma n'imihoro? Ubu se ninde wari uzi ko tuzaba abagore beza tukaba abakobwa beza? Ninde wari uzi ko tuziyubaka tukagera aho tugeze? Ese kuki tudashimira Imana n'umutuzo n'umutekano twicayemo? Ibyo gushimira Imana ni byinshi. Imana ibaha umugisha. Habwirwa benshi bakumva beneyo. Nta muntu udakwiye gusenga, ari umuyobozi ari n'umuyoborwa, ukomeye n'uworoshye n'uwutibwira. Abantu bose bakwiye gusenga. Hanyuma ngiye kugusengera kugira ngo nawe ubashe gusenga. Umwuka wo gusenga mu izina rya Yesu. Uhaza unashonje ibihe byose. Abanyarwanda dusenge, abo mu bihugu bituranye natwe dusenge, abazungu basenge, abirabura base dusenge Imana niyo gusengwa. Niyo ifite ibigega by'imvura, niyo se w'izuba, niwe papa w'umuyaga, niwe upfumbatura igipfusi agahaza ibyaremwe, niwe utanga imvura imyaka ikera, yatanga izuba bikuma, niwe ugira icyarema hakagifata hakagikomeza. Yitwa Arufa kandi ni Omega, ni itangiriro Yesu hakaba n'iherezo. Niwe ufite kwica akagira ndetse no gukiza. Ijisho rye rireba hose, yicara mu ijuru, intebe ye ni ibirenge. Hano ku isi ni intebe y'ibirenge bye, ni kuzimu hayobora abatware, hakayobora abanyacyubahiro, hayobora abateye ubwoba. Ni igihangange, ni Imana isumba byose. Ndagushimye Mana, haleluya. Uri umunyembaraga kandi uri intwari, uri rurangiza rwa burundu. Amina. Ndakubashye cyane kandi ndakubashye. Uri uwo gusengwa n'abasenga bose, ababizi n'abatabizi. Urabikwiriye kuko ntawe muhwanye. Amavi yose nagupfukamire, abantu nibakuririmbire, abantu nibagucurangire, nibaguhe icyubahiro. Aho utambagiye hose ujya wumva amasengesho. Uwite nibagusenga ujye wumva, nibagusenga ujye wumva, nibagutakira ujye wumva, nibagutabaza ujye wumva. Uwiteka ni wubahwe. Tanga imbaraga z'amasengesho, tanga imbaraga zo gusenga, suka umwuka wo gusenga. Mana duhe gusenga. Ngushimiye ko wafashije muri uyu mwanya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ndabashimiye ko mwabyumvise ko mugomba gusenga mwese. Hanyuma mutangire rata musenge. Bikomeye binoroshye, hari ibibazo n'ibisubizo. Mukore subscribe, mukore share, mwandike kuri comment. Imana ibahe umugisha. Reka mbahe nimero zanjye: 078 354 2 668 078 354 2 668. Imana